Zaburi y'ijana na mirongo ine na gatandatu turasoma umurongo wa gatanu, hanyuma turaza gusimbuka isomero ry'igitabo cya mbere cy'abami ibice 17 duhere ku murongo wa 7 tugere ku murongo wa 9. Bibiliya iravuze muri Zaburi y'ijana na mirongo ine na gatandatu turasoma umurongo wa gatanu, haravuze ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Amen. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Igitabo cya mbere cy'abami ibice 17 umurongo wa 7, Bibiliya iravuze ngo hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Sarefati y'Abasidoni, ariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Amen. Ndifuza ko tuganira kugira ngo dusomye, ndagira ngo twebwira abantu ngo hahirwa ufite Imana kuko utugezi turakama. Hahirwa ufite Imana kuko utugezi turakama, nta bidashira, nta mazi adakama, nta bitagenda, kandi bibutse neza ko n'ibintu zose birarangira ariko ntabwo Imana irangira. Hahirwa ufite Imana naho utugezi turakama. Bibutse ko nta bitarangira, amafaranga ye neza, ariko byaba byiza utunze Imana kuko ntabwo Imana irangira ariko inote zirarangira. Nihuse ku Bibiliya ndetse Bibiliya igaragaza ko umusuhuke Galiyadi. Twibukiranye ko umusuhuke ntabwo ari impunzi, kuko impunzi ihunga intambara, ariko umusuhuke agiye kubera inzara. Arangije uyu musuhuke agiye mu gihugu kirimo ibiryo ariko Imana itari, kandi Imana yahozeho. Igihugu cyari kirimo ngo bitaga Ahabu akiyoboye. Arangije ngo Ahabu ageze ku ngoma, amaze kugera ku ngoma, arangije ngo akora ibyangwa n'Uwiteka, Imana iramwanga. Imaze kumwanga, Imana irigendera. Byagenze bite? Ahabu ageze ku ngoma, birivuga ko yagiye ku ngoma bitaga Atibari. Yari umuyobozi muri Atibari w'Umunyesidoni. Arangije agenda arongoreza umukobwa wa Atibari. Amaze kumuzana, Abanyasidoni bafite ibyifuzo bitatu, kamabwire ko biri icya mbere, bifuzaga bite kundi imiryango yabo yazajya muri Isiraheli kandi bitari byemewe. Ni iki twakora kugira ngo imiryango yacu y'Abisiraheli bizahura? Icyifuzo cya kabiri, twabona dute kundi Imana zacu, ibigirwamana byacu byajya muri Isiraheli, hanyuma bikajya guhabwa agaciro Imana yabo ikavamo abakana nk'aba. Icyifuzo cyabo kiba kirabonetse. Hanyuma arangije bagiye kuza neza, bagiye kuza mu gihugu, ubiromba ko yazanye
ntabwo bikora. Hari aho keretse Imana irimo Imana itarimo ntabwo bikora. Arangije afunguye barasangamo bari na sharati tukakina na Yesu. Umudamu ati wijina araza burya twapanze umutima. Tukabivangira yaye nta handi hantu bivangirwa dore byose bivangirwa hano. Kuko Yezebeli yazanye ibigirwamana byo kwa se, Ahabu nawe azana umutima w'ubundi abanyamahanga basezerana mu ihema ry'Imana kugera ku bindi byose. Ahabu ati none ko byagatereka nyamwijina araza twapanze umutima, ahubwo reka tujye inama n'abarukuba. Imana yawe yubaho ariko niba izageze hamwe agaciro. Undi ati saba none ni iki twakora kugira ngo Imana yawe nizajya biturane kandi byose bisemwe, usemwe yawe nizajya zisemwe nta kibangamiye ikindi. Undi ati dukora iki? Aha umva inama rero, ndagira ngo ufate Bali unjyane Samariya, ufate Shera unjyane Dani, aho utambira Imana yawe ufate Bali uruhande agatuti k'Imana uhashyire Bali. Arangije Ahabu ajya Samariya ahashyira Bali, ajyana ahashyira Shera. Imana ibonye ko haje Bali, Imana ibonye ko haje bwa Shera, hagenda Imana hasigara habura agatuti n'abatanzi. Ubona urusengero idani azi ko Imana, ubona abatanzi idani azi ko Imana ihari, ubona agatuti azi ko Imana ihari, kandi Imana hasigara Ahabu n'agatuti. Twajyanye Imana impamvu igiye impamvu imwe ni uko haje uzi Imana idashaka kandi irashinga. Wamaze ngo bese Imana yagenda, Imana igenda kandi bivuze neza ko Imana ibana n'umuntu, Imana ikagenda idasezeye. Nta muntu Imana inakondagiye narinda muzashakira ahandi ntibishoboka, Imana igenda itavuze. Hari ibintu birebire aho umuntu Imana ikunda ndavuga ngo bine kugira ngo ntaza gushwana n'ibirasa. Ikintu cya mbere cyangwa umuntu Imana ivuyemo, uyu muntu Imana ivuyemo ibintu akora ntabwo na Satani yabihirahira akabikoze hirya. Yose amurebye abona ko ari ikindi kiremwa cyaje guhangana n'Imana. Satani yicaye yifashe gutya ati ntabwo nahegera uriya neza. Reka bahunge ntabwo Satani yakurwanya atagusabiza Imana. Araza ngo manajye kuraka kugerageza indirimbo aririmba, amatora atura, imisimbo sirimba, imisozi yazamutse mu kugerageza. Imana ati ndamuguhaye ariko ubugingo bwe buri ku kiganza cyanjye. Ariko wibutse ko Imana ikuvuye wateguye ukamenya impamvu utasabye Imana, ntabwo Satani yabikora. Icyakora cyangwa umuntu Imana ivuyeho, umuntu Imana ivuyeho iteka ryose, uwo ari we wese n'aho ari we wese y'Imana imuvuyeho asigara arwanya gusigaranya Imana. Intambara nyinshi bagenzi benshi bafite si uko basanze Imana hagati, ni uko Imana yavuye muri bo bagasigara bahora basigaranye Imana. Aha dufite Imana yashakashaka Imana ivuga. Imana ivuga benshi bahabuze basigaranye Imana, arabica mu gihugu, uretse abahabuzi bice mu mvugo n'intwaro, ariko abandi aho yarabica. Cya gatatu kibura umuntu Imana ivuga ntabwo agirwa n'inzu, iteka ryose agirwa n'iz'abandi. Iyo abagize abandi nibo ari byo ushaka. Aha gifite Imana mu gikari yabuze abana bo, ariko Imana imuvuyemo arabategura ngo urasigurishe. Wari umunsi ntabwo umuhanda ngo arataha ntiyaryama, araza asinziriye areba imbere. Abwira umudamu impamvu ataryamye adasinziriye, ni Naboti waza kuma uruzaniro kukibaza. Ahabonye gakondo ya Naboti ntasinzire, akumva arayishaka. Bitewe n'iki? Nuko Imana itari. Icya kane kigaragara ko kugira Mikaya ndamuze kugenda mwana iyo duhuye ntabwo inzoka ngereye bikora. Icya gatanu ntabwo abona Imana mu ngendo agendamo iteka ryose agenda bisikana. Icya gatandatu ntabwo abona imirimo y'Imana iteka ryose abona imirimo y'Imana. Niyo mpamvu hari ibyo umuntu akora Satani atakora. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana agenda abona imirimo y'Imana. Y'Imana iteka ntabwo abona imirimo y'Imana. Reka baho urugero no kwicara ku cyumba ukari
Eliya yumvise ibyo yavuze ashakira Imana kubifatika bw'Imana kuko ntabwo Imana irahagaragara irahatagara. Hari amategeko atatu yagongaga Eliya. Muri Zaburi ya 12 haravuga ko umuntu mugufi yagera kujya mu ihema ry'Imana. Eliya yari mugufiya ahaba akirebye asanga ntabwo iyi ngingo yatuma Eliya avugana n'Imana. Icya kabiri, Eliya yari afite ubuhanga kandi cyaravugaga kuri Isiraheli aho nta muntu ujya mu ufite ubuhanga bw'ibyaha. Icya gatatu, ntiyambaraga ubwigamiya imbwebwe zaragaragaraga abonye imbwebwe tumutumishe utarimba ntabwo Imana yakoranaga. Ahita agira gutate ntabwo Imana yavugana neza. Atibishidikanyaho ijambo ry'Uwiteka riza kuri Eliya rihaguruka ava genda iburengerazuba hari akagezi bita Kireti, nibwo guhishiye nibwo guhishaho uzajya unywa amazi yako uzajya inyuma y'ukondo bizanye ndetse n'urutsima aha ibyo uvuze byose bigiyemo. Ijambo rikomeye, Imana imurinda ibintu bitatu. Icya mbere, Imana imurinda inzara nk'icyo gihugu hageze bw'inka ihita imuremera agasoko imuzanira ibikondo bizana inyama ndetse n'umutsima. Icya kabiri, Imana imurinda umwuma ihita imuha isoko mu gihugu ihagazeho. Icya gatatu, Imana imurindira aho ngaho aha bakajya byumva mu gitondo bajya bashakashaka utwatsi ntibabonye agasoko ka Eliya. Eliya akajya mu mazi akajya inyama n'umutsima igikona kizanye ariko genda atangaye Imana kubera iki Eliya abana Imana ishaka ayimuze mu gihugu imyaka ishize yari myinshi. Imana ntiyifate Eliya imujyane muri butike cyangwa kantine irimo amandazi n'amata kugira ngo ati ibintu zimwe n'umuntu ukoranye n'Imana utigeze kujya kwaha. Imana ikamujyana ku kagezi ararya agatsima ararya ndetse n'inyama kandi mwibutse ko inyama ndasize atetse agasima ntabwo yitekeye. Umutungo Eliya afite hariya ni amazi. Imana ntizanye icyotezo yose inyama wibwe kandi abanyarwandishaga ntizanye amashiga ngo biteke agatsima rye. Imana ikoresheje igikona kizanye intongo y'inyama ntabwo iza ku isahani rwose. Agatsima ntabwo hajya ibiro cyangwa imifuka ni agatsima gahiye igikona kizanye kandi igikona kije rwose. Eliya afite amazi menshi kurenza. Abahanga bazi kurya bavuga ko inyama iyo zishyushye nibwo ziryoha. Burya ntabwo ushaka ibaza ntabwo iryoha haryoha ishyushye. Yishyushye igira mu nda inzoka yayakira hanyuma umuntu ugubwa neza. None Eliya ari kurya inyama igikona kizanye ntabwo inyama ishyushye ni inyama ihoze. Iyi ndyo aremana n'imyaka 3 ari ku kagezi. Wakibaza kubera iki Imana idafasha yandi guha ibintu yumva azanezererwamo. Impamvu y'Imana anezererwa iya mbere ntabwo yaguha icyorezo aho yogereza si iw'abandi kandi ari guhiga. Mpamvu ya kabiri ntabwo Imana iboneye Eliya mu byo akoze irabona ko imbere gato hari finali kamubwira ntabwo yamuhamba ajya ngo ahabwe bino bigenda neza ajya agenda wumva mugusunika wumva ko Imana iramuhamagaye ari fiyeri sinzi Imana imuhereyemo. Imana ntibonye ibyo akoze irabona imbere hazaza. Haleluya. Ntabwo Imana irabona kugeza mu byo akoze none aha ngaha imurebera imbere hazaza hari finali kandi wibutse neza ko ku isoza hagera abakeze benshi. Ntabwo hagoye itangira ngo hagoye isoza. Kubera iki Imana ibikoze? Rero hari ibintu dukora twebwe. Umurokore afite akavuga ngo afite umugara afite ibishyimbo ndetse afite n'amavuta akaza ngo Mana ibyaga ibano ndayihaza yihindurira ibyo n'umurebe mpamvu n'uko uyifite. Eliya yari gutaka ngo bihindurira ibyo ahatakirasaba. Wowe ufite ibishyimbo ufite kawunga ushatse wamugirwa mu gitondo nijoro ugateka kumva y'ikaranga cyono ugateka dodo n'ibishyimbo ikigo kigashira kuko wihute ko bifite umuro n'imbabura wabikora ushaka. Eliya ntabwo yitekeye ari kugaruka ry'ikona akaza aho cyane ngo arabize imyaka 3 ishize ngo akagezi karakara kandi akagezi gakamye ntabwo uri mu gitondo akagezi gakamye kuri tara Eliya agiye rwose
ikirori kidashira n'Imana twizeye. Inshuti zirarangira bakubyaye akakwanga mwagushatse gutera imitombo tinagukunda ku munsi mukazaza zahaga hashira neza akagenda umureba n'akagezi karakama ikidakama n'Imana hahirwa ufite Imana. Uwa inzobe iragenda ikabigikana amatara akagenda agashiraho imodoka zigashira imose ikagenda ikarumba umuntu akagenda muziri kugisha uri kurekeresha kwa akagezi karakama hahirwa ufite Imana. Tubari akagezi gakanye biri mu bintu icumi mpamvu icumi kaka ndakugakoresha mpamvu yambere akagezi gakanye iri muri tano unyumira imyaka itatu niko kaka biri mu yari safa amara y'amezi atanu kuki akagezi gakanye muri tabuye mpamvu yambere gakanye Imana ikabisha akagezi kugira ngo Eliya yongere yumve ijwi ry'Uwiteka Imana. Akagezi gakama n'ijwi ryavuga ngo ijambo ry'Uwiteka rivuzaho riti ntabwo Imana yavugana na Eliya agifite amajwi y'akagezi kari gusubira imbere ye. Mu kanya rero kuri saa sita hasi ko nakize n'inyama saa tanu haraza icy'umutsima. Ntabwo Imana yavugana na Eliya yahamagaye Eliya akajya kwitaba amazi kuko niyabona ari gusubira imbere ye. Imana ishaka kubera Eliya Imana ikamya akagezi kagakamya kamara gushira gakamye yahanga amaso ku Mana ijwi ry'Imana rikaza. Itangaza gikomeye nubwo akagezi kama kuri Eliya ntabwo ko kaka agakomeza mu kajagari k'amazi kagaragiye cyane. Imana ishaka kuvugana nawe akaje twarinda ibi bitura bikagenda birikamo umuntu ntakwite kuza gusanga Imana ariko kwibutsa kutinda kumvira nizo ngaruka zahitwa umuntu atinda mugenzi we ari kugana agakererwa mu nzira we. Icya kabiri kuki Imana ikamenya akagezi Imana ikamenya akagezi Eliya kugira ngo Imana igerageze Eliya irebe ko Eliya ayumvira yumva kumvira Imana akagezi gahari niyo karangiye yumvira Imana kuko ijwi ryavuga riti Eliya nubwo bakabye haguruka ugise tufata basaba haguruka ugende. Icya gatatu Imana ikamenya akagezi Eliya igira ngo Eliya Yesu ashimwe. Imana ikamenya akagezi Eliya igira ngo yigishe umugore umupfakazi ko gutanga ntesha ushakisha guhaha kandi atanga ibyamuzamutse atanga cyane afite akabona umugisha ndetse n'inyungunyinshi. Muri bukaneza ko yahageze mu munanya amazi mudamu ajya kuyazana turetse kuza kugenda amazi asanzwe nyaza zana n'agatsi mudamu ati ntaga agafuni gake genda kajya nijoro umwana wawe Eliya ati yo genda ugasaba ko byukuze bikore gutyo kuko ngewe ndabizi neza ko gahora ntabwo gupara amaka bana mudamu agatereka akivuga umwana akayaha amatsiko arakari nyina atereka kubaho umugabo urushaje kurusha wewe. Eliya bahanga amaso agatsi arakajya kose arakajya arangije ahagana urwe aremezaga ari kumureba akaraka aravuga ngo bakora Imana ukagenda genda aho abika ifu n'amavuta ivuze ko nta muntu utazamara muri ifu itazamara. Icya kane Imana ikamenya akagezi Imana kugira ngo ibone Eliya ku musozi wo guhabwa kumenya ku musozi wo gutaha yajyaga ahabwa inyama ahabwa imitsima ataza yivuye none mu gihe hazajya n'abatanga ifu ntibire ku kintu. Icya kane Imana ikamenya akagezi Eliya kugira ngo imwigishe kubana n'uyu mugore udashobotse. Uyu mudamu ntabwo yarashobotse yaragoye cyane umugore. Imana izabona kugera urugendo uyu mugore yaragoye bamenye umwuga Imana izakubarinda ntuzahore mwiza bakugera aho buri mukaneza k'umwana akimara gupfa yarajabwiye Eliya ngo ariko umuntu w'Imana niki gitumye hanyuma niki gitumye bamukiriza Imana ibyaha n'ibicumuro byawe. Eliya afata wa mwana aramusengera arakira amaze gukira amusubiza nyina ntiyashima Imana ibikoze aricecekera umva ijambo nyina yavuze 17:24 yaravuze ngo none menye neza kuri umuntu w'Imana n'ijambo ry'Imana uvuga ari by'ukuri. Uyu mugore bivuze ngo iminsi yose Eliya amaze ahagaze atandatu
amenye ko ari Imana gusa ngira ngo tuze umuntu tuburifu nk'umuntu ifishishwe kuza si umuntu w'Imana aratuze n'ijambo ry'Imana uvuga ari iby'uko niyo mpamvu nawe gukundira icyo uri cyo agukundira ikikuyemo iyo kikuyemo umeragara cyangwa cyatumye Imana ikajya akageze cyo ndakivuga n'ibi kwari kugira ngo Imana ifate Eliya imuvane muri bene se iwubona mu gihugu Imana ikoreramo imujyane kugira ngo ajye kwiga cyangwa se ajye kureba mu bigirwamana mu bikingi by'ibigirwamana z'Imana za Yezebeli na Sidoni kugira ngo ajye kuziga azazirwanya zose muribuka kwifuza guhaguruka kugize afate amasigaro abasomye Bibiliya 16:32 haravuga ngo nuko ati bari muri Sidoni niho Eliya yakuye umugeni bivuze neza ko ahangaha Isarafati y'Abasidoni umupfakazi atuye ni muri wa mudugudu Yezebeli akomoka ni akomoka none Imana ibonye Eliya yarahagaritse imvura kubera bari nashabyane mu gihugu ku Sidoni Imana imujyanye ku bikingi byose kugira ngo Eliya arebe ukuntu batanga ibigirwamana byabo arebe ukuntu basenga ibigirwamana byabo uko ibibazo bikoreye Eliya byige abibere agenda areba neza kuko Imana izi ko imbere gato azakina finali Karomeli iteka ryose umugenzi uzarwana urugamba rwitoza atararugira Eliya Imana igiye kumwigisha uko azarwana ageze Karomeli kubera iki nuko Imana ibona ko ishyaka yagize tugomba kuzagira iherezo rikabyara umusaruro Eliya ajya kwiga uko batambira ibigirwamana bakabisengere bakabishengerere Eliya arabyitegereza ni mugufi ni bamukeka siwa si umwisirayeli bivuze ko avuka itishu baramwitegereza Eliya agendere batambare icy'ingenzi gikomeye Eliya akuyeho yamenye neza ko bari gacana umuriro w'igihugu cyangwa n'abatambyi banga bajyaga bacunga abantu bari kuvuga abantu bagakongeza umuriro bati bari gacanye bagaha amashyi n'ubundi ati bari yacu cyane ariko ntabwo ni abatambyi banga Eliya arabyitegereza neza izi bari zataga ku mugisha byizeye n'ivu ariko ntabwo zazana umuriro niyo mpamvu Karumeli yahagaze abwira abatawe ndabizi mwebwe muri benshi n'abakera ni benshi bahamagare baza mufate imfizi ebyiri mutema buriya iyanjye babiretse mumaze gusenga Imana musenge bariya nanjye umuntu ucana ndabizi ntabwo bari cyane ndenge mwicane Eliya na paswadi yamugiye gusenga ucana abigisha gusenga kandi ntabwo babishobora ntabwo babyize hakiri kare ngo barasenga ntiyaza barakotorera bati mwikatagure bari kunda amaraso barabyitegereje barikatagura barira kubera ikiya abaturage bazi ko baraza gucana umuriro ariko abatandi bazi ko bari dacana Eliya barabizi ko bari dacana abatandi ngo barangije maze kwanga barikatagura amaraso arabwirisha aha babyitegereza Yezebeli araho abahanuzi bose bari aho ngaho Eliya ni wenyine wajya mu gihugu kirimo kitarimo Imana ihagarariwe wenyine gusa niba ufite Imana bareba ngo arangije ku kiregarega maze icyaha ati nimwegerere nanjye umumagari yanjye afata imfizi aratabagura afata we 12 imiryango ajya kuba 12 arayubaka neza yihana ibyaha byabo Imana ibonye umuntu utangiye kwihana muri uyu mwaka yibuka ko imyaka ishize ari 22 nta muntu uvuga Imana mu gihugu Imana turi umuntu uyikoze uyu muntu yaba igitangaza utinyutse kugarura reka nanjye ntega amatwi ngo Imana itega amatwi yumva Eliya yatuye ibyaha n'umuryango wa Yuda iby'umuryango wa Rubeni iby'umuryango wa Manase uwa Nafutali uwa Efurayimu bamaze kubyakira byose Imana ihita yicara mu muryango imaze kwicara iyo umuntu afite Imana amenye neza ko Imana ihari Eliya amenye neza ko Imana igeze mu gihugu amenye ko Imana igeze ahita afata yawe afata za bose n'amabuye afata imfizi aratabagura amenye intege eshatu z'amazi amaze kuzimenaho bose bamwitegereje bamureba yarasobazaga iki bintu aya mabuye y'ikirisi
haleluya. ngo ubwanjye niyo azamura ibiganza afite confidence abwira Imana ngo Mana yawe, Mana y'Abrahamu ni Imana y'amasezerano, Mana ya Isirayeli Imana ihindura amazina, Mana ya Isaka Imana y'amahoro, bimenyekane ko muri Isirayeli hari Imana. Ashobora kuvuga gutyo amanika ibiganza ategereza icyo Imana abandi tumusarasa twe twikebaka twe twikaka twe twakotora imihogo y'ubu turi kuvirira twenda gupfa twenda kumene nabyo umunase umutunga wubu bacyumva babona mwijuru hamanuza umuroma haleluya. bakawitamirwa amagukura n'ahandi bakwiye kujyanira ubanza kuma amazi arakama ubanza bata igitabo kiracyo cyose inkwi nazo zirashe amabuye yarashe n'umukungu uhegereye awurashe nta wundi muntu yigeze avuga ahabyitegereje abamamaza ingana gutya nk'amana ivuga mu gihugu none ihita kuko amaso witekaniwe nawe witekaniwe nawe hahirwa ufite imana ibindi birarangira witekaniwe nawe ngo yikubita hasi abandi bose tumukurikire witekaniwe nawe. Abahanuzi bambaye n'abashe babwira muri sida babwira Eliya kugira ngo ushaka tumenye neza ko Imana idakoze isoni n'uyifite abicisha inkota ivurirwa mu gihugu. Hahirwa ufite imana naho amaze kurakara, hahirwa ufite imana ibindi byose birarangira ariko ntabwo Imana irangira. Mwanditsi w'umunyamerika yavuze kuri Yozefu avuga ibintu bitatu bikomoka mu Cyongereza. Yaravuze ngo Yozefu yari afite imana mu bitagaragara, ubonye Yozefu abona aciriritse, abona ari umunyagano wavuzwe, ariko Imana iri muri we imurusha Imana. Aravuga ngo icyitwa cy'amajyamba umwongera kujya mu cyapa cy'ifarisayo yaravuze ngo Yozefu mwene dawe nituryama mukanyemerera ngenda ndaguha ubwenegihugu inama. Kandi Yozefu yari amukeneye yari umunyagano. Yozefu arebye ubwenegihugu asanga buri hasi, Imana iri hejuru yayo. Asanga Imana afite niyo ifite ubwenegihugu butabonye, ubwenegihugu budafatwa, ubwenegihugu butajyana. Yozefu ati bwira Imana indigo irenze ubwenegihugu. Nyamara Imana turyamana ndaguha umunani mu gihugu cyawe, kandi arakeneye umunani. Yozefu aravuga ngo umunani wihore, Imana nizeye, Imana iri muri ngereho iruta iminani yose y'abwiriza. Arongera icya gatatu, nituryamana muzamenya ko twaryamana. Yozefu azamuha agaciro n'icyubahiro. Yozefu ati byihorere, Imana nitanga icyubahiro, Imana nitanga kubahwa, ibyo ku isi ntarangira, ariko icyo Imana itanze ntigishira. Agaciro ntabwo karangira Imana itanze. Hahirwa ufite Imana ibintu byose birarangira. Ijambo ryavuze ngo hahirwa ufite Imana y'ukuboko umutabazi. Ni iki twakora kugira ngo Imana ikomeze kuba muri twe? Ese byashoboka ko iyi Mana yabana nawe ikagenda iragenda, yizi Imana yangabijemo Imana iragenda? Ni iki twakora kugira ngo Imana ikomeze kuba muri twe? Ni ukwirinda ibyo Imana yaciye kwishyira mu mitima yacu. Kuko iyo umuntu azanye ibyo Imana yirukanye, akenshi Imana ikurwara inziga. Kandi umuntu Imana yanze, iyo umugirije inshuti ikamucira amacakara gutya, bisaba iki rero? Kubana n'Imana yawe apana kubana nawe. Ndagira ngo dusengere iki cyifuzo, tubwire Imana ngo ibituvanamo Imana birahari, birahari, n'ibyo mutareba n'ibindi bizaza. None ni iki cyadushoboza kugira ngo Imana yo muri twebwe Imana ntigende? Ni ugukora ibyo Imana ishaka. Wabishobozwa n'iki? Ibyo uryama Imana n'Imana, n'imyambarire yawe yakwimana, n'imivugire yakwimana, na telefone ufite yakwimana, nawe utuye hakikana Imana muri wewe. Ni iki cyagushoboza kugira ngo Imana yo muri wewe? Imana iziha imbaraga zigushoboza komatana n'Imana udasaba. Umuporoso umwe yagiye gusenga Maroke, yari umunyedini ariko mu itabi ayinywesha inka, itabi ntibatuma. Noneho bazi ko arimo afite amafaranga ko aribyo bashaka. Agiye gusenga ngo perezida ahageze nayamuze arengera nyirisi akazamura ngo bakajyana. Ageze barasirima saa nyinshi saa tanu bateretse ibihugu by'Imana bareka ndabaza kubyina muri bo bakajyana. Babyina ndabazizi
abana tubwizina Yesu katika jina Yesu kadema arahagarara Imana bari batureke babwe ntimundebe namenye makuru yawe k'Imana yanjye baro mu bikintu naje kwihana uyu munsi n'iki kintu kirimo se gisubize niyo mpamvu Imana yanjye kigaragaje ntakiha no kwisigisha gusengera wibuze k'icyo umuntu akorera ntugisubizeyo ahubwo ufite Imana dusenge Baba kama dusenge ugize cyifuzo ngo manane kugira ngo umare n'amatara nawe ntuzabe kuri njyewe kw'Imana igiye kikagenda itavuze dusenge icyo cyifuzo tutarasenga muri ngaha ngaho ukijijwe wari ufite Imana iba muri wowe Imana ikorana nawe Imana ivugana nawe urangije kugera mu ntege uzagize Imana yanze hanyuma igeze muri wowe uramusubira inyuma ibyagutinyaga byagutinyuza ibyo watinya gusa bihangara ujye muri cyaha tukwiringira Imana ingabo niba uri bwaha ngwino wimukeka tugusengera Imana wewe wambaye ugasimba ukagwa uratugusengera Imana undi muntu wa gatatu ni umugore ahangaha utarakizwa ukeneye kwakira Yesu n'umukiza kugira ngo Imana ibe muri we ariko Imana baziranye iri ku mutima wacu urimo utarakizwa urimo wamugosora inyuma uhawe ikaze amasegonda gatatu wimukeka uratugusengera Imana hanyuma ibone ku musozo gusoza ni reka dusenge niba nawe reka dusenge Imana ibamugisha reka dusenge twese duhabwa Imana ubushobozi bwo muri twebwe hanyuma uturinde impamvu yatuma Imana igenda muri twebwe kuko Imana ijyana itamuzi gusa niba urimo guteranira uba ukeneye kwakira umwami Yesu umukiza uzakiza